Anerea n'umukozi w'Imana Evangeliste John Migabasoza mu ijambo ry'Imana tumaze kumenyerana cyane mu gihe cyane n'ijambo ry'Imana mu butumwa buri professional cyangwa se bw'umwuga iyo muze buri professional no kuvuga ngo uvuga wirinda amarangamutima kubera ko amarangamutima hari amarangamutima itegeko riba ryangiritse iyo ushyize mu marangamutima mu bintu cyane itegeko ari iry'Imana ari n'iry'isi riba ryangiritse. Niyo mpamvu rero bitandukanye no ko n'umwuga uri kuba professional no gukora akazi uko amategeko abiteganya, uko amategeko y'isi ateganya gukora akazi ukagakora nk'uko biteganya udashyizemo ibyikene wabo, udashyizemo indakuzi, udashyizemo ugakora akazi ubwo uri professional. Amen. No mu ijambo ry'Imana ni kimwe rero. No mu ijambo ry'Imana kimwe by'abantu benshi bakunda kubitindaho cyane, ariko Yesu yaje ari professional, nta marangamutima yashyiragamo, nta bintu by'imiyaga yashyiragamo imbere y'iteko ry'Imana, yarikoresha gukora iri. Amen. Uyu munsi rero iyo nterekereje mu cya Yesu kuri channel yacu YouTube yari hejuru sindwa bisubiramo birasomeka cyane, ashaka kwinjiramo yakwinjiramo ni ndagushyiramo amarangamutima. Amen. Amarangamutima arica, amarangamutima iyo washyize mu bintu cyane bituma ubutabera butabaho. Rero mu ijambo ry'Imana ho n'ibindi bindi. Hano benshi rero bakunda burya kubyitiranya ukumva ko niba ugiye mu rusengero ujyanye amarangamutima menshi, un vrai pasteur cyangwa se umukozi w'Imana ukuri arakureba akagucengera akamenya koko niba ayo marangamutima uri mu mwereka yuzuye ukuri. Nuko Yesu yarameze rero. Amen. Niyo mpamvu rero aribwo butumwa twumva ariryo jambo ry'Imana yaduhaye ngo tuvuge. Amen. Uyu munsi rero tugiye gusenga hanyuma nidukomeza dusoze igice cyerekeranye n'ubutumwa twari twabonye. Twabutinzaho cyane impaka, amakimbirane, ibiganiro, amoko y'ibiganiro, amoko y'impaka, amoko y'amakimbirane, ko kwitwara mu makimbirane, byose twagiye tubibona. Ariko ubutumwa bw'uyu munsi tugiye gusengera buteye buryo. Tega amatwi. Umuhuza. Ibintu byanze byageze hahandi twabonye hari mu mutuku, byavuye mu cyatsi mu mahoro birazamuka bitangiye kuzamo uburakari, bigeze noneho muri wa mutuku abantu badashobora kuvugana, aho abari inshuti batangiye kuba banzi badashobora kwikemurira ibibazo. Ninde uzabirangiza? Ni umuhuza. Umuhuza, mediator mu cyongereza, cyangwa se intermédiaire, umuntu ujya hagati y'abantu babiri cyangwa se y'imiryango ibiri cyangwa se y'ibihugu bibiri cyangwa se y'imigabane ifitanye ikibazo ariko cyarenze inkombe bo ubwabo badashobora kwikemurira. Uwo niyo bita mediator. Amen. Niyo tugiye gusengera kugira ngo tubyumve. Mbere yuko dusenga rero hari akantu nshaka kongeraho. Ibi ngiye kukwereka umuhuza nyakuri uwo ari we. Ngiye kwereka ibimenyetso by'umuhuza nyakuri mu bibazo duhura nabyo buri munsi, tugakenera abantu twiyambaza. Nusanga ibimenyetso by'umwuka wera Imana yaduhaye, uwo muntu ugiye guhamagara atabyujuje, ntuzamuzane mu kibazo cyawe. Reka dusenge turabikurikirana. Turagushimye Mana, uduhaye kano kanya kugira ngo twumve ubutumwa bwawe butubwira buti iyo habaye impaka hagati yacu ko twambaye umubiri tukaba turi ahantu turi ku isi, tuziyambaza nde? Mbere na mbere niwe twiyambaza Mana. Yesu uri umuhuza wacu mu bibazo dufite, tukakubwira ukadushakira umuti w'ibibazo. Ariko ntibuje ko dukenerana hagati yacu n'abavandimwe nk'inshuti
turakenerana mana. Umuntu nkeneye mu kibazo cyanjye uyu munsi, umwuka wera amfungurira amaso kimwe n'abandi bose bagiye kumurina jambo, kugira ngo bibafashe tumenye umuntu twinjiza mu bibazo byacu, kugira ngo dufashe kubona umwanzuro. Ese twinjizemo Satani uze kubishwanyiza kurushaho? Tumucyahe mu izina rya Yesu. Ese twinjizemo umuntu wuzuye umwuka wera uje kugira ngo adufashe kandi tugere ku mwanzuro mwiza? Byanze mu rugo hagati y'umugore n'umugabo, byanze hagati y'ababyeyi n'abana, byanze hagati y'abavandimwe babiri, byanze hagati y'inshuti nyanshuti, byanze mu bihugu harimo intambara, ibihugu byarwanye kandi bikeneye amahoro, bikeneye ko imbunda zihagarara. Ninde uzaza muri ibyo bibazo ngo abikemure, ngo afashe ibyo bihugu, afashe abo bavandimwe, afashe umugore n'umugabo, afashe ababyeyi n'abana? Ninde? Munsi yawe dukeneye inshuti nyanshuti, dukeneye inyangamugayo. Udufashe muri kano kanya kuduha inyangamugayo nziza. Nibwo butumwa bw'uyu munsi mu makimbirane duhura nayo, kandi niba ntayo dufite, we have to keep quiet. Uduha imbaraga zo kugira silence, zo guceceka mu izina rya Yesu. Twirwaneho tukwiyambaje kandi bizagira umwanzuro mwiza, aho kugira ngo twisese. In Jesus name, amen. Sije ry'imbaraga, aho kugira ngo umuntu akwinjire mu kibazo ari negatifu, aje kucyangiza kurushaho, aje kurushaho gushwanyiza kurushaho. Uzirwaneho n'Imana yawe. Ubutumwa bw'uyu munsi mu makimbirane yawe wagira yari yose. Umuhuza, médiateur, intermédiaire, un réconciliateur. Mushobora kunga abantu babiri, inshuti ebyiri, imiryango ibiri. Ninde? Bibiliya itwereka, Bibiliya itwereka isezerano rya kera, Imana yagiranye ikibazo n'Abayisiraheli. Ariko nimvuga Abayisiraheli mujye mumva ko twe tutari turimo. Twari twaragize akaga, twari abanyamahanga. Imana y'Abisiraheli icyo gihe muri Ancien Testament, mu isezerano rya kera, twe ntitwari turimo. Ariko ntitwabura gukuramo isomo. Twe twarabo kwicwa, twarabo ko Abisiraheli barwana bagatsinda, bakica abanyamahanga, bakica abanzi babo, bagafata ibihugu bakabyigarurira. We were outside. Twari nyuma y'urugo rw'Imana. Ntabwo twari turi mu bikari by'Imana, ariko uyu munsi turimo because of Jesus, kubera Yesu. Amen. Imana yawe icyubahiro, tuyishime. Mose yabaye umuhuza hagati y'ubwoko bw'igitabo bw'Imana nabwo ubwabwo kandi abukomokamo. Uko Imana yabanye nabo, uko bavuye muri Egiputa bagataha muri Isirayeli imyaka 400 mu butayu, niko bagendaga bagirana conflicts cyangwa se les conflits, amakimbirane n'Imana. Ariko Mose, Imana ikavuga iti abantu sonsuye, baranduye, ntibazanyegere. Imana ikarakara, ariko Mose akitambika. Amen. Mose akitambika kugira ngo batarimbuka. Hari ibimenyetso byaranze Mose, imico yaranze Mose mu isezerano rya kera, kugira ngo hagati y'Imana n'Abisiraheli yari intermédiaire, yari umuhuza, yari médiateur, yari médiateur. Uyu munsi natwe tumukenera mu buzima bwacu. Umuhuza nka Mose yaranzwe n'ibiki? Aho ni mu isezerano rya kera tubona Nabali yagiranye ikibazo n'umwami. Umugore we aragenda aritambika hagati y'umwami na Nabali. Ntabwo nibuka neza aho byanditse, mba mbizi gusa les théories de la Bible. Ariko aya makuru, iyo nkuru murayizi. Umugore waritambika. Tubona Esteri mu isezerano rya kera
ajya kuvugira ubwoko bw'Abisirayeli imbere y'umwami, yari afite uko yagiye ameze. Ibyo nibyo tugiye kureba, tukinjira mu isezerano rishya tukabona Yesu. Amen. Ubwoko bw'Abisirayeli bwari bwarayobye, yarabuze, yaravuga ati Israeli, Yerusalemu, Yerusalemu, iyo ruzi icyanzanye ko naje kubundikira. Yesu yari umuhuza mwiza. N'uyu munsi niko ameze. Yesu n'uyu munsi niko ameze. Ntabwo njya muri details za verset biblique, ntabwo ari cyanzinduye. Ndashira ngo iyo mvuze muri makeya uhita wumva iyo biganisha. Umuhuza hagati y'abantu bari bafite ikibazo. Ushobora gutekereza uti ngize ikibazo, ariko nyine ngize ikibazo hagati yanjye n'umudamu wanjye, ngize ikibazo hagati yanjye n'umwana, abantu bashobora kumfasha. Ngize ikibazo hagati yanjye n'umuvandimwe, abantu bashobora kumfasha. Ninde? Who is that one? Umuntu ugomba guhamagara mu kibazo cyawe cyakomeye, cyageze mu mutuku, cyabyaye kwangana, cyabyaye amakimbirane, cyabyaye impaka zenda kujya mu rukiko, bitaragira mu rukiko ngo ijambo ry'Imana ritubwira. Ninde? Yesu ngo bamuzanira umugore wafashwe asambana. Dusome twumve ijambo ry'Imana ritubwira. Amen. Dusome twumve inkuru ni nziza, ndayikunda cyane. Yerekana urugero rwiza guko nta marayika kubaho. Yesu umugore ngo wafashwe asambana tubibona mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana ni igice cya 8 murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 11. Abashaka kwasoma yasoma yitonze nawe. Yohana 8:1-11. Ngo Yesu ajya ku musozi wa Elayono, azinduka mu museke, yongera kujya mu rusengero, abantu bose baza aho hari, aricara arabigisha. Amen. Abanditsi n'abafarisayo bamuzanira umugore wafashwe asambana, bamutaha hagati, baramubwira bati mwigisha, uyu mugore wamufashe asambana, kandi Mose mu mategeko yadutegetse kwicisha amabuye abakoze batyo. None wowe uravuga ngo iki? Ibyo babivugiye kumugerageza ngo babone uburyo bamurega. Ariko Yesu arunama, yandikisha urutoki hasi. Bakomeje kumubaza, arunamuka arababwira ati muri mwe udafite icyaha aba ari we ubanza kumutera ibuye. Yongera kunama, yandika hasi. Nabo ngo babibone batyo, ibyaha byabo birabarega, basohoka urusorongo, uhereye ku basaza ukageza kuheruka. Hasigara Yesu wenyine na wa mugore wari uhagaze hagati. Yesu arunamuka, aramureba, aramubaza ati wa mugore we, babandi bakurega bari he? Ntawe uguciyeho iteka? Ati ntawe databuja. Yesu aramubwira nanjye singuciyeho iteka. Genda ariko ntuzongere gukora bene ibi bintu. Amen. Imana yahabwa icyubahiro. Ni ijambo ry'Imana. Ngo muhuza. Ibimenyetso byaranze Yesu hariya nibihe? Icyambere cyo bita neutralité, être neutre. Umuntu utari neutre, nukuvuga ngo umuntu utafite ahogamiye mu bintu. Umuhuza ikintu cyambere kimuranga, number 1, kutagira habogamira, akaza ari neutre, akaza ari hagati. Niba ari umugore n'umugabo akaza ari gukemura ikibazo neza, ntabogamire ku mugore, ntabogamire no ku mugabo.
kugira ngo ujye hagati ugomba kuba wambaye ukuri kandi ukaba bakunze kimwe. Ntabwo byoroshye. Abantu babiri bagiranye ikibazo, umwana n'umubyeyi, umugore n'umugabo, abavandimwe babiri, ibihugu bibiri birimo birarwana intambara z'urudaca sinakubwira, abantu barimo barapfa umunsi ku wundi, ugiye kubabera umuhuza. Abenshi bagenda bameze bati ntabwo baza ari neutral, baza bafite sympathy, bafite ubundi babogamiyemo. Yesu muri iki kibazo cy'uyu mugore n'abamategeko yari neutral, yari hagati. Cyangwa gukoresha no kuri butsinde buri wese. Ari wa mugore ntiyigeze avuga ngo wa mugore ngo ugenda komeze gukora ibyo bikora, ntabwo ariko yavuze. Ari n'abandi bashaka kumutera amabuye, ntabwo ari cyamuzanye. Imbabazi, yazanywe n'imbabazi, yazanywe n'urukundo, yazanywe n'amahoro, ntabwo yazanywe no kwica. Amen. Umugore nabigendere, ariko never ever go ahead, but never ever ibintu ntuzongera kubikora. Namwe bariye abantu bose bisanga arabasambanyi. Nuko isi imeze. C'est le faible qui a tort. Tout le monde est coupable. Umuntu wese n'umunyacyaha, ariko umunyantege nke bashaka kwicisha amabuye. Nuko isi imeze. Ariko umuhuza nyakuri rero nuko yagombye. Ikindi cya kabiri, kugusha ku mbabazi, kugeza ku mbabazi abantu. Yesu cyangwa se na Mose mu buryo bwabo bwo kwitambika, icyo bazakugeraho nuko byarangiraga Imana itanze imbabazi. Amen. Izo mbabazi uko Imana izitanga, natwe niko tugomba kuzitanga. Umuhuza nyakuri hagati y'ibibazo bibiri agomba kugeza ku mbabazi b'abantu, bagahana imbabazi ku mahoro no ku rukundo rwa mbere. Amen. Kugusha ku mbabazi, ubwiyunge no ku rukundo rwa mbere. Ni cya gatatu. Number 3 kirakomeye. Mu bantu bagiye guhuza mu kwicara, ibyo bita ngo ni awiklo, ahantu mwiherereye, nta isi itarimo kubota, ni hagati y'abantu babiri bagiranye ikibazo, cyangwa se abakuru b'ibihugu mwicaye ahantu muri bashaka umwanzuro w'ikibazo, hagomba kuvamo ibanga, secret. Umuhuza ni umunyebanga. Jewe mu kazi nkora na hano muri bihugu, ndi umusobanuzi w'indimi hagati y'abanyamahanga batazi ururimi rwa hano n'abene gihugu. Hari abantu benshi babikora, ariko niyo afata inkoto kansatura ngo bavuze iki, ntabwo ushobora kumenya ibanga. Amen. Niba riri hano, ibanga, déontologie professionnelle, ibanga ry'akazi, le secret professionnel, ibanga ry'akazi. Iyo wagiye kuba umuhuza, winjiye mu kazi kari professional, yavuze ibanga rero, ibanga riraryana kuribika. Ibanga ni nsohora njye kubwejagura, njye gukwirisa, njye kurushaho gushwanisha ibibazo byari byoroshye. Ibyari ibibazo byoroshye, iyo umuhuza adafite ibanga, hari satani abategereje hanze ku muryango usohotse kugira ngo bifate abijyane ajye kubivuga uko bitari. Information ubitse iyo uyisohoye, uko uyisohoye mu kanwa, uko igenda ikwira niko igenda ishobora guhindura isura, kandi igenda ishobora kuba negative. Ntabwo ari amena. Aho turumvikana. Iyi information usohoye, wari umuhuza w'abantu, niba ari umugore n'umugabo, bakajya mu byo muri bakakubwira, bakajya muri ekonomi bakakubwira, bakajya mu mirire y'abana bakakubwira, bakivamo barimo barabwira umuntu nk'ababwira Imana yabo. Bakwizeye, bakugira icyizere, bakugize umwizerwa kugira ngo babikire ibanga. Ntabwo noneho karabaye. Bukimara gusohoka
niko fata telefone niko mvuye kumva ibyo kwa kanaka ya ova nibinkurikire barambwiye nipfuza amatwi mvuye nipfuka amatwi ngo umuhuza aratwitse agenda ifumba y'umuriro agenda atwika ahantu hose atwikaho n'umuhuza wahuje abantu aratwika kweli umuhuza agomba kugira iki ibanga ikindi cya kane ngo mutwaye maze kubona bitatu kuguma hagati ntugira ubogamira gushaka imbabazi ubwiyunge urukundo rwa mbere ni cya kabiri cya gatatu nibanga icya kane kumenya neza ikibazo kwinjira mu kibazo kiza atari gupfa guhubuka mu gihe turi mu kibazo nawe utazi babiguture hejuru usanye nta kintu biziho ugomba kuba warumvisha uruhande rumwe ukumva n'urwa kabiri ukagenda uzi neza le conflit conflicts ayo makimbirane arava kuki amaze imyaka ingahe ababyivangamo ni bande byatewe n'iki nyine ikibazo hanyuma kwirinda amarangamutima n'ibya binavuze nyine byo kugenda uri professional guhagarara kuri hanyuma mu gusoza cya gatanu umuntu azajyana cya gatandatu umwanzuro kugeza nari nakivuze kugusha ku mwanzuro mwiza wo kongera guhuza abantu ushatse bagirana cya gatatu cya kabiri navuze kongera guhuza abantu bagahana imbabazi abantu bagahana amahoro ibihugu intwaro zigaceceka imbunda zigaceceka amasasa agaceceka abantu bakongera bakabana amahoro icyo niyo kibuze kuri isi rero niyo mpamvu abantu isi marana muri iyo wagiye ndetse muri iyo ufite abogamiye nuko bafite inyungu umuhuza ntagomba kugenda afite inyungu mu bintu agomba kugenda ari Yesu nta nyungu yarafite kuri isi yari afite inyungu yuko adukunda afite inyungu adukunda agakunda na se avuga ati reka nyene ndabakunda na data ndamukunda reka nyene mpagarira hagati n'itambiki aremera nabipfira amen ndashoje ndashoje kuko isi nahiguye ariko imiryango nyinshi nahiguye ingo nyinshi nicyo kizishenye cungana n'izamu ryawe kumuhuza mu gusoza ndakubwiye ngo cungana n'izamu ryawe cungana n'umuntu ubwira ibibazo byawe niba uwo muntu utamufite mu buzima bwawe you have to call Jesus, you have to call out your God, imana yawe hamagara imana yawe nzahamagara imana amen nzahamagara imana maze abantu bakizwe ningera mu bibazo nzahamagara imana maze abantu bakire call Jesus hamagara imana ningera mu bwigunge nzahamagara imana ningera mu gahinda nzahamagara imana ningera mu gupfusha nzahamagara imana ningera mu buke nugera mu bukene ugahamagara umuntu arakota agiye kuvuga ko warangiye siga utera ibiremo ariko hamagaye imana imukweretse ukayoborwa n'umwuka wera ashobora kugufasha nabyo bibaho da murakoze rero ubutumwa ngubwo ndabutanze kandi mbutanze nka mikoro jewe nta jambo mfite ijambo ryabwa n'Imana iyo itari impaye se narikura hehe ntajya kumera nk'abandi bose kuri isi nkavuga biterekeranye ariko ijambo from heaven riva mu ijuru ryo mba ntanze amen murakoze rero Imana y'umugisha baye